ndabasuhuje abakomeje kudutega amatwi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri aka kanya. Iyi ni cano ibigezweho updates nk'ibisanzwe. Ubu ngubu rero tukaba tuje dushaka kubagezaho iyi inkuru ibabaje. Ni inkuru rwose nawe wumvise uri umubyeyi wabyaye ntabwo wakumva uguwe neza. Ibaze nawe kumva umwana mutoya cyane w'imyaka 8 yicwa n'umuntu ukuze, umuntu w'umubyeyi akamwica. Ntabwo ari ibintu byumvikana ku muntu uwo ari we wese waba warabyaye cyangwa se n'undi muntu wese ugira umutima wa kimuntu. Ngo bimeze bite rero? Ni umugabo witwa Dr Pascal Ngiruwonsanga. Ibaze nawe ko ari umuntu w'umudogiteri ariko akaba ari gukekwaho icyaha cyo kuba yarishe umwana w'imyaka 8. None ubu ngubu akaba yafashwe na RIB kugira ngo abazwe, akurikiranwe, ndetse nibasanga yarabikoze koko abe yahabwa igihano kimukwiriye. Uyu rero Dr Pascal Ngiruwonsanga ngo yarasanzwe ari umuyobozi w'ibitaro bya Gakoma, ahangaha ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu rero akaba yatawe muri yombi akekwaho icyaha gikomeye cyane cyo kwica umwana w'imyaka 8 yareraga. Uyu mwana rero ntabwo yari umwana we ahubwo yamureraga. Uyu mwana rero ngo witabye Imana akaba yitwa Ganza Liliane, yari umuhungu, akaba yari afite imyaka 8 yonyine gusa. Akaba yitabye Imana yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Murabizi neza ko muri iyi minsi abanyeshuri bari mu biruhuko, birumvikana ko yarari mu rugo, yarari mu biruhuko nk'abandi bose. Gusa kubera ubugome bw'iyi si, kubera ubugome abantu basigaye bafite, ntabwo abashije gusoza bino biruhuko. Uwakamurengeye cyangwa se uwamureraga niwe uri gukekwaho iki cyaha cyo kuba ari we wamwishe. Inkuru ikaba ivuga yuko nyakwigendera yarererwaga kwa Dr Ngiruwonsanga washatse nyina nyuma yo kumupapura umugabo babanaga. Ahangaha rero mu kiganiro Umuseke wagiranye na se w'umwana, se wa nyawe wabyaye uyu mwana witwa Ganza Liliane, uyu se akaba yitwa Uwimana Jean Bosco, avuga yuko nyina w'umwana yamwoherereje ubutumwa bugufi amubwira ko umwana yitabye Imana. Ngo akimara kubona ubwo butumwa yahise yihutira kubwira abantu bo mu muryango we kujyayo kureba. Ahangaha rero uyu mugabo cyangwa se uyu mupapa w'uyu mwana witabye Imana akaba agira ati bagezeyo basanga urupfu rwe ntirusobanutse kuko bavugaga ko umwana yiyahuye. None umwana w'imyaka 8 yiyahura gute? Kuko abo nohereje banarebye ibimenyetso babona ntibifatika. Ahangaha rero uyu mugabo akaba avuga yuko umwana nubwo bavuga ko yinigishije furari kugeza apfuye ari ibinyoma, kuko uburyo umwana yapfuyemo n'uburyo Dr Ngiruwonsanga ari we wamubonye agiye kujugunya imyanda ukumva ntibishoboka. Bantu mudukurikiye, babyeyi mwabyaye cyangwa se n'abandi bose bafite umutima, birashoboka yuko umwana w'imyaka 8 yafata furari agatinyuka akayishyira mu ijosi, yarangiza akiniga kugeza ashizemo umwuka. Ibyo bintu birashoboka koko? Keretse wenda yikozemo umugozi yarangiza akimanika, uwo mugozi wenda akaba ari wo umwica. Ariko kuvuga ngo umwana yafashe furari arangije ayihambira mu ijosi, ayizengurutsa mu ijosi, arangije ariniga kugeza apfuye, ibyo bintu biragoye cyane kubyumva. Ni ibintu ndetse byakomereye n'uyu mubyeyi w'uyu mwana Uwimana Jean Bosco. Kubyumva byaramugoye cyane ndetse no kubyemera we nta nubwo anabyemera. Ahangaha rero niho haturutse ku gukeka yuko uyu Ngiruwonsanga ari we ubifitemo uruhare. Uyu mupapa rero w'uyu mwana akagira ati nakwibaza nyir'urugo ufite abakozi 2 mu rugo ajya kujugunya imyanda gute? Uwimana akaba akomeza avuga ko akurikije uko yabonye umurambo bigaragara ko umwana nawe yanizwe aho kwiyahura. Ahangaha mu magambo yatangarije ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru, akaba yagize ati umwana wanjye yishwe na Dr Pascal. Se wa nyakwigendera yakomeje avuga ko kuri ubu ngubu RIB yatangiye iperereza, nabo ubwabo batanga ikirego, hakaba hatawe muri yombi uyu Dr Ngiruwonsanga Pascal. Akaba yari umuyobozi w'ibitaro bya Gakoma. Nk'uko twabivuze, ibi bitaro bikaba biherereye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo.
Uwimana akaba yongeyeho agira ati ndasaba ubutabera ku mwana wanjye, urupfu rw'umwana wanjye ntiruzarangirire ahangaha gusa. Nk'uko twabivuze hejuru, muribuka ko nababwiye yuko Ngiruwonsanga ari we gukekwaho kwica uyu mwana yari yarapapuye umugore w'uyu nguyu Uwimana Jean Bosco. Mu kumupapura rero umugore, bivugwa yuko umugore yajyanye abana yari yarabyaranye n'uyu mugabo Uwimana Jean Bosco, akabajyana ku mugabo we mushyashya, ariho banabanaga bombi. Ibi rero byatumye Uwimana nk'umuntu w'umugabo wabyaye kandi ushaka gukora inshingano ze nk'umubyeyi w'umugabo, byatumye asaba abana be, ariko abana be arabimwa. Uwimana Jean Bosco akaba avuga ko umugore ubana na Dr Ngiruwonsanga bahoze babana mu gihe kingana n'imyaka 10 yose, ndetse ko banafitanye abana 2. Ahangaha Uwimana akaba avuga ko ubwo uwo mudogiteri Ngiruwonsanga ngo yari umuyobozi w'ibitaro bya Nyanza, atarajya kuyobora ibya Gakoma, uwo mugore ngo yari umucungamutungo w'ibitaro bya Nyanza. Byumvikane neza Dr Ngiruwonsanga Pascal ndetse n'uyu mugore yapapuye bahuriye ku bitaro bya Nyanza, aho umwe yari umuyobozi w'ibitaro, undi akaba umucungamutungo w'ibitaro. Ngo Dr Ngiruwonsanga yaje kubenguka uwo mugore wabanaga na Uwimana, ariko batarasezeranye byemewe n'amategeko, maze birangira basezeranye kubana mu buryo bwemewe n'amategeko. Nubwo ngo Dr Ngiruwonsanga yakoreraga i Gisagara, urugo rw'aba bombi rwari ruherereye i Kigali, ari naho uwo mwana yaguye. Ahangaha rero Uwimana akaba yagize ati dogiteri yari inshuti y'umuryango, birangira ansenyeye urugo, banatwara n'abo bana, nawe asenya urwe ata umugore. Isi igeze aharindimuka. Ibaze kuba inshuti y'umuryango, ibaze kuba umuntu ari inshuti yanyu, yarangiza akagukorera ubugome nk'ubu ngubu, akagutwara umugore wawe, akagutwara abana bawe. Ibyo bintu rwose ni ubugome kuri njyewe, numva ari ndengakamere. Byibuze uyu Dr Ngiruwonsanga yaza kuba ari umusore adafite nawe urundi rugo, ariko ibaze umuntu w'umugabo uta urugo rwe, akata umugore yari asanzwe afite, yarangiza akajya kwiba umugore w'undi mugabo. Byibuze Dr Ngiruwonsanga iyo aza kuba yaterese umukobwa udafite umugabo, cyangwa se agatereta umugore wenda wabyaye ariko udafite umugabo, ibi ngibi byari kumvikana. Ariko kujya kwiba umugore w'abandi, cyangwa se gupapura umugore usanzwe ubana n'umugabo, kandi noneho wiyitaga ngo uri inshuti y'umuryango, ibyo bintu rwose ni akandare. Uwimana akaba akomeza avuga ko mu bihe bitandukanye yagiye aregera urukiko, arubwira ko afite impungenge ko abana be bagira ikibazo. Ahangaha akaba agira ati njyewe nareze umugore wanjye ko nshaka abana banjye ngo mbarere, ariko urukiko ntirwabihaye agaciro kugera naho umwana wanjye apfiriye mu maboko yabo. Ahangaha rero uyu mugore akaba yitwa Asumuta Nyakwigendera, yaguye mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Umurambo we ukaba wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru ngo ukorerwe isuzumwa, naho Dr Ngiruwonsanga kuri ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Karama. Ngibyo ibyabaye kuri uyu mwana mutoya cyane w'imyaka 8 witwa Ganza Liliane, bikekwa yuko yaba yarishwe. Uwamureraga akaba ari we ukekwaho kuba ari we wakoze iki cyaha, akaba ari ibintu mu by'ukuri bibabaje cyane. Reka twifurize uyu mwana mutoya cyane w'imyaka 8 kugira iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Ariko kandi twihanganisha ababyeyi b'uyu mwana, inshuti z'umuryango, ndetse n'abana birumvikana biganaga n'uyu mwana mu mwaka wa 3 w'amashuri aho yigaga. Kuri ubu ngubu rero akaba atakibarimo. Imana rero ibahoze, Imana ibane nabo, bakomeze kwihangana. Ndabashimiye cyane mwakoze kudutega amatwi. Iyi ni channel ibigezweho updates, duhure mu biganiro byacu bitaha.